Iyi ndwara zitandura zirimo kanseri zikomeje guhitana abantu benshi cyane, tugakomeza kwibaza icyo twakora kugira ngo tuzirinde. Rimwe na rimwe tukabura igisubizo, nyamara inyinshi ari twe tuzitera. Dore zimwe mu nama zatanzwe n'ihuriro ry'abaganga ryabereye i Berlin. Icya mbere, kwirinda guteka mu mavuta inshuro ebyiri, inshuro zirenze imwe. Nk'urugero, guteka ifiriti mu mavuta uyu munsi, ejo ukayongera ukayatekamo, cyangwa se ukayitekamo amandazi, ugasanga urakomeza kuyakoresha gutyo gutyo, buri munsi ukayatekamo, buri munsi ukayatekamo iki n'iki, buri munsi ukayatekamo, ukongera ukayatekamo, akageza ubwo ahinduka nk'uku nguku. Ibi ni danje. Ni ibyo kwirinda. Ifiriti yitekemo, uyiteke mu mavuta makeya, hasigayemo uyamene, kuko iyo wayatetse inshuro ebyiri aba yamaze guhinduka nabi, yabaye gutya, yabaye uburozi bushobora kuguhitana. Icya kabiri, kureka amata y'ifu. Aha, kwimenyereza gukoresha amata y'inka, ay'ihene, kuko niyo dukunze kubona kenshi, cyane cyane tukirinda gukoresha ariya mata y'ifu. Icya gatatu, kwirinda gukoresha kibimagi, cyangwa se kuko zirimo ibinyabutabire byinshi cyane bishobora kukugirira nabi umubiri wawe. Icya kane, kureka gukoresha ji zo mu nganda, kubera ibinyabutabire byinshi cyane biba bitandukanye birimo, nazo ni mbi cyane ku buzima bwacu. Icya gatanu, kureka gukoresha isukari. Akenshi iyo tuvuze kureka isukari uhita wumva ko ari ukureka kuyinywa mu cyayi, cyangwa se kuyinywa mu gikoma, aho uyikoresha aho ariho hose. Nyamara icyo bivuze ni kureka kuyikoresha mu bintu ibyo ari byo byose, yaba mu mafunguro ayo ari yo yose, mu byo ugize ibyo ari byo byose. Icya gatandatu, kwirinda kwambara isutiye zigufashe cyane. Ugirwa inama kenshi zo kureka no kurarana isutiye, kuko ni bibi cyane, bituma umubiri wawe umererwa nabi. Icya karindwi, kureka inzoga. Icya munani, kwirinda kurya ibiryo byakonjeshejwe, byashyuhijwe. Ubundi tuba tugomba kurya ibiryo byatetswe uyu munsi, ibiryo bitekeweho, bitavuze ngo urabiteka uyu munsi ngo ejo bishyushye wongere ubirye. Tugomba kumenya guteka ibiryo tukabirya, tukabimara bigashira, tukongera tugateka ibindi nyine tukaza kubirya, aho kugira ngo ubiteke ubishyushye ejo wongere ushyushye, gutyo gutyo. Kurya ibiryo bishyuhije ni bibi cyane. Icya cyenda, kwirinda gukonjesha amazi mu macupa ya plastique. Icya cumi, deodora ni mbi cyane, cyane cyane iyo uyikoresheje umaze kogosha, cyangwa se uyikoresha ikagera ku mabere. Icya cumi na kimwe, konsa ntibishobora gutera kanseri. Ni ukuvuga ko konsa nyine, kugirwa inama zo konsa, kuko abenshi bamwe bagiye bafitemo imyumvire runaka ngo uwonkeje arwara kanseri, yonkeje bigenda gutya na gutya. Konsa ntibishobora gutera kanseri. Icya cumi na kabiri, kwirinda isukari yo mu nganda iyo ari yo yose, yewe n'iy'umukara, kuko abantu benshi iyo bavuze ngo isukari ni mbi, bibwira ko isukari y'umweru ariyo mbi kurusha izindi. Icya cumi na gatatu, umurwayi wa kanseri wirinda isukari mu mafunguro ye, yumva rwose yorohewe cyane, akumva rwose afite icyizere cyo kubaho igihe kirekire, kuko buri isukari itunga cyane uturemangingo twa kanseri. Isukari ni umwanzi gica. Icya cumi na kane, ikirahure kimwe cy'inzoga kimara amasaha 5 mu mubiri, kandi muri ayo masaha yose uko ari 5, umubiri wawe ukora gahoro cyane kubera icyo kirahure gusa cy'inzoga. Ibi byose imaze kuvuga haruguru ni ibyo ugomba kuzirikana, ugomba kwirinda, kandi ukabihakanira, ukabibwira no mu buzima bwawe, kugira ngo wirinde indwara zitandura zitandukanye zinaduhangayikishije cyane muri iyi si. Ntabwo nagenda nakugira inama, dore ahubwo ibyo ugomba gukora kugira ngo wirinde ziriya ndwara zose zihangayikishije cyane, zihangayikishije abantu benshi cyane kuri iyi si. Icya mbere ni ukurya imboga. Icya kabiri, gukoresha ubuki buhagije aho gukoresha isukari. Icya gatatu, gukunda kurya poroteyine zikomoka ku bimera aho kurya inyama. Wenda ukarya nk'ibishyimbo, mbese ibintu bikomoka ku bimera. Icya kane, kunywa amazi mu gitondo ukibyuka, yewe utaraniborosa,
ugomba kuyanywa adakonje atavuye muri firigo, njye nyakunda ari akazuyazi. Icya gatanu, kurya ibiryo bitekeweho, ni ukuvuga ibiryo bitashyuhijwe, ibiryo bimeze neza bitekeweho ako kanya. Icya karindwi, kunywa ji zirwanya kanseri, igikakarubamba kivanze na seleri, kivanze na perisili, kivanze na cyangwa se kivanze mbese ibintu bivanze, cyangwa se kivanze n'inanasi. Ibyo byose urabivanga ugakuramo ji ukajya uyinywa mu gitondo, ni ukuvuga ukajya uyinywa mu mafunguro ya mu gitondo. Kwirinda kunywera icyayi mu bikombe bya plastique, kwirinda kurira ibintu bishyushye mu bipapuro cyangwa se muri plastique, urugero nko kurira ifiriti mu bipapuro, muri ibipapuro bimeze bityo. Ibyo bipapuro bimeze kwinshi, hari ukuntu kwinshi bigiye birimo, cyane cyane bikunze kuba nko ku mihanda, bya biryo ugenda ukagura nko ku mihanda cyangwa se mu mabutiki cyangwa se uri mu rugendo, biriya bintu byose ni bibi cyane. Ikindi ni ukwirinda gukoresha plastique muri micro-onde. Hari uburyo ushyushya ibintu muri micro-onde biri muri plastique. Ibi mboneyeho umwanya kubibutsa ko iyo plastique ihuye n'ubushyuhe bikora ikintu kibi cyane, bikora ibinyabutabire bibi cyane, bikora uburozi butera ubwoko bwa kanseri burenze 52. Ubu ujye ubizirikana kandi ubyibutse n'abandi. Ikindi, irinde kunywera Coca-Cola mu nanasi cyangwa se kuyivanga, kuyinywa ariyo inanasi. Ikindi ni ukwirinda kuvanga umutobe w'inanasi na Coca-Cola kuko birimo uburozi bwica cyane. Abantu rimwe na rimwe iyo bapfuye dukeka ko barozwe, kandi hari igihe baba bikoreye uruvange rubahitana. Ndize rero ko video wayikunze. Hari ibintu bimwe na bimwe akenshi ureba ukabona ubona ngo ari byiza gufata ukayivanga muri cya kintu. Urabona ukuntu uhata inanasi neza, ukavanaho icyo hejuru nk'uku nguku, ukavanamo iyo kurya y'imbere, ugasigaza kino kintu cy'inyuma kimeze neza ku buryo wasukamo ikintu. Kiri kintu rero ujye wirinda kugisukamo Coca-Cola nk'uko nakubwiraga mbere, kandi nanone ujye wirinda kunywa Coca wari inanasi kuko ni bibi cyane. Ibi nibyo maze kukubwira, nagira ngo mbisubiremo nse nk'ubishimangiraho gatoya. Ikindi, ukimenyereza gukora siporo ukayikora byibuze 3 mu cyumweru. Ubundi tugirwa inama gukora siporo 3 mu cyumweru, ugafata byibuze iminota 30 buri munsi ugakora siporo. Siporo nziza ni siporo ya mu gitondo, ariko kubera n'ubuzima tubayeho abenshi usanga hari igihe ukazinduka cyane ku buryo utari bubone umwanya wo gukora siporo. Ariko ubonye bimeze bityo, uhitamo gufata gahunda yo kugikora nyuma y'akazi kugira ngo uyikore, wumve rwose ko buri munsi wakoze siporo nk'uko tubigirwamo inama n'abaganga. Ariko niba bitagukundiye, fata byibuze iminsi 3 mu cyumweru ujye ukora siporo. Ikindi tugirwa inama ni ukwimenyereza kugenda n'amaguru. Niba ufite imodoka yawe ukaba ushobora kutabona umwanya wo kugenda n'amaguru, yishyire hasi ugende n'amaguru byibuze iminota 30 buri munsi. Ibyo bintu nibyo tugirwamo inama n'abaganga, bifasha umubiri wacu, bikaturinda indwara nyinshi cyane harimo na kanseri. Ikindi nakugiramo inama ni ukwimenya kwigenzura, ukamenya umubiri wawe, ukumva umubiri wawe mbese, kugira ngo wirinde indwara nyinshi. Wakumva umereye nabi cyane ukajya kwa muganga, kuko hari n'indwara nyinshi zitandura nka kanseri n'urugero, cyane cyane nka kanseri y'amabere. Hari uburyo abaganga batugira inama yo kwipima, tukamenya kwipima, tukipima kanseri ku mabere. Iyo wayumvise kare kanseri, iyo uburyo wayumvise kare, tuzi ko ngo kanseri idakira, ariko iyo kanseri yivuje kare irakira, kanseri irakira. Ugomba rero kwimenya, ukamenya umubiri wawe, ukamenya kwigenzura kugira ngo wirinde izo ndwara zidakira, zishobora kudakira kandi zakabaye zikira. Ikindi nanone ni ukumenya gukora akarima k'igikoni. Iyo ufite imboga zawe mu rugo, iyo ufite ibintu byawe mu rugo urya, hari imbuto, hari imboga, byose biragufasha, bifasha umubiri wawe, bikakurinda kurya bya bintu utazi aho
byaturutseho byakorewe, ukabirya ibintu byawe kandi byiza biri umwimerere, uzi neza ko ari umwimerere. Cyane cyane nk'amasalade, ushobora kwiterera salade, ushobora kwiterera ibirungo by'icyayi, ibyo byose narabiberetse muri video zanjye. Ushobora kwiterera ibirungo by'icyayi bitandukanye. Mperutse kujya muri resitora imwe ikomeye cyane, bangurisha icyayi gihenze cyane cy'ibyatsi. Nabonye handitseho ibiciro ngo icyayi cy'ibyatsi, nayo mbibonye bitangira amatsiko, ndavuga nti ndashaka iki cyayi mu kimwe. Hanyuma icyayi barakinzanira, numva harimo ibirungo, bino birungo byawe ushobora kwiterera iwawe, harimo romare, harimo tangawizi, harimo teye, harimo indimu, harimo ibintu mbese, harimo mante, harimo ibirungo ushobora kwiterera nk'umwenya, harimo ibyo birungo. Icyo cyayi kikaguhenda cyane, ukakigura amafaranga menshi cyane, ntuzi ko bagikoze. Ntiwagiye muri resitora ngo urebe ukuntu bagikora, ntuzi aho babisaruye, ariko kikaguhenda cyane, bakakikuzanira rwose ukakibona ngicyo urakinyweye. Kandi ibintu ushobora kwiterera iwawe ukabikoresha, ukajya ubikoresha igihe cyose, kandi uzi neza ko ari naturel. Naha rero video y'uyu munsi nyishoreje, ndizera ko uyikunze, kandi ndizera ko nawe ugiye kujya wirinda ugakora ibintu byiza bikurinda. Ngushishikariza cyane gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo utazajya ucikwa na video nimwe. Nkomeza kukwibutsa kujya uduha like niba ukunze video, kandi ukajya wibuka kuzisharinga kugira ngo zigirire abantu benshi akamaro. Njye na mpenzi nk'ibisanzwe, kurikira inzozi zawe, inzira niyi. Bye.